Amazina yanjye nitwa Iraduha Valentin. Valentin? Yego. Nawe ukora kwa Sarambuye? Yego, nanjye nkora kwa Sarambuye. Niwe wahamagaye mugenzi wawe Shimwanana nkuko abitubwiye, uratubwira si ibyo atubwiye nibyo, kuki wowe washatse gukora ibinyuranije n'amabwiriza kandi uzi ko bishobora kuba byabashira muri aka kaga murimo? Yego, ndatangira nsaba imbabazi ku byagaragaye, ku byatubayeho, ukuntu byagenze. Uriya mugenzi wacu w'umushoferi Safari Olivier yari atwaye amasaha y'ijoro amufashe. Abakora iwanyu? Oya, uriya mushoferi ntabwo akora iwacu. Baramuhamagaye ari kumwe na mugenzi we, arambwira ati ese ko badufashe amasaha y'ijoro twari dufite imiti, mwadufasha tukareba ko twabona ikigaragaza ko twari tuvuye kwivuriza iwanyu, dusanzwe tuza kubafatira ibipimo. Ndamubwira ngo ntabwo ari njye wakoze, ariko navugisha mugenzi wanjye Jean Michel Shimwanana wari urayizamu, tukareba ko hari icyo ari bubafashe. Ubwo namuhamagaye ajyayo. Icyo gihe bakimara kubafata barabwiye ngo bazane imodoka aha ngaha, baraza kugaruka mu gitondo kubisobanura. Ubwo iyo ordonnance bari bamaze kuyibandikira muri ayo masaha. Noneho ordonnance bagejeje kuyifata mu gitondo, bamaze kuyiha baragenda, bisa nk'ibihosheje. Nyuma nibwo ku munsi wo kwa mbere bagarutse gusubira mu iperereza. Nuko byagenze. Abantoza nsaba imbabazi ko twateje urubwa ivuriro dukorera, dusaba n'imbabazi abanyarwanda, ndetse tubwira abantu bose ko ibintu nk'ibi ngibi abantu baba bashobora kugenda badutega umutego bikaduteza ibibazo, ko twagerageza kubyirinda tukanabikumira kure, kugira ngo dufatanye n'igihugu gukomeza kurwanya coronavirus. Murakoze namwe.